waje ukanywa icyayi yego ko uyu munsi rero watetse icyayi uhabaho uramutse uravuga iki yego manaye uzi icyayi rero naho ndakinywa ntera ni icyayi kizima nakuroza ahubwo ubwo uramutse nabaye umwana mwiza ni icyayi da nayize ngo n'ibindi bintu washyizemo uzongeye kuvuga ngo singo ubuse sinagutekeye cyane ndabona abaye umwana mwiza pe shakeri numenye ibintu byambayeho rumirwa pe habaye iki shala subizi se ngiye mu bibabaje ndaseka mu bisekeje nkababara umva nshobora kuba ngiye guseka shatubireke umva sereka nkubwire wa muhungu Prince ndi nyine nari narakoresha amafaranga wahonze amafaranga yanjye oya Jamani uzi ibintu byambayeho nizere ko wayazanye mfasha iki nacyo kiri kunshinyagurira ahubwo reka nkubwire ibintu byambayeho n'ubundi wiyakire nta kintu wankorera pe bigenze ute sha nyine nagiye kureba Prince kuri club ahantu abyinira ndamubura sibyo ndani ndavuga ati kubera yanyeretse ahantu aba reka njye kumureba ubu tuvugana wagiye muri gato y'umuhungu watuje ukumva ibintu ngiye kukubwira nshobora kuba naragiye muri iyo geta ariko nataraninjiyemo okay dukomeze shamani nabaye nkigerayo nsanga nyine ari mu nzu ndakomanga nyigikomanga mani umva nasanze ari kumwe n'agakobwa ngo babyinana ngo k'inshuti ye wari ukaza ariko ako gakobwa yego tanga kubise noneho ndatangaye n'ukuri numva ndumiwe buri munsi njya kuzambyuka umutekere icyayi ariko ntihazagira ibindi umbwira gukora ni icyayi gusa icyayi ibintu byo kujya ngo mu nkono guteka neda atebya ngo ngiye guhata ngo igitunguru ngo magi tungurusumu ikoza amasafuriya ibyo byo nibyo natashobora ariko ibintu by'ibyayi ni gift nguhaye ndazanye gukora buri munsi mu gitondo nabyo birahagije ko birantunguye niba watangiye kujya mu gikoni guteka icyayi ejo n'ibiryo uzabiteka nzabiteka urasetsa nase ntiwagenda ukanateka n'ibiryo tukanarya ubu gutyo ubutetse nimba nkwemereye ibyayi ugiye kurenzaho no yewe nabyo birahagije nicyo nshoboye yewe nabyo ntabwo nerekaho amazi nkashiramo amajyane n'isukari nituriza iyo mba mbishobora nari kugakubita uzi noneho nyikengera umuhungu uzi yandebye nk'ikimbwe hazi arangije arambwira ngo ni ahantu aziranye nanjye umva yambwiye amagambo nanjye ubwanjye ntasubiramo ntabwo yagukubise gusa mani yarambwiye yambwiye amagambo ndi no kwibuka nkumva sinzi nta bwenge ugira pe ariko ubu ngubu nyine byamaye isomo ntabwo nzongera gukunda umuntu ngo mwimariremo ahubwo ubundi ukundana ute nako ibyo tubireke none se aho barakubabaje ahubwo reka mubwire ubu ngubu impamvu nari ndi kukubwira iyo nkuru yose ni ukugira ngo ngire inama ubu ngubu ndakora iki Jessica amereye nabi ngo amafaranga yenge ibiki mana yanjye sinzi nawe ngo inkweto zawe ikize ubu ngubu ngiye ntabwo nkeneye inkweto none ubu ngubu uri kumva ukeneye inama zanjye reka nkubwire ubu wacishije bugufi uri kumva ashaka ko mugira inama kandi warirwa kuvuga ngo ari njye nari ninde mukuru ariko noneho ubu nizere ko wamenye isomo nyine cara wiga utuze shyira amarere hasi ayo wari uzamukanyeho hafi twari kugufatira neza ahubwo se mva nkubwire iby'amafaranga se byo byagenze gute harahari ntahari
umva ariko nawe ikibazo uri kumbaza bitangaza pe n'ibindi bizagenda biza watanye guteka kujya mu gikoni ega ngomba kuba umwana mwiza ariko Imana yakoze pe ngomba kuba umwana mwiza ku mukanya ndumva nshaka kugenda nanone se numva nakirwa nagiye guserebura ko nasanze ndi muzima sha umva cyakoze kandi yaranyize nza gusanga buriya ndwaye sheri wanjye ntabwo ari kunyira kabisa ubundi ari gutegereza ko ari nawe kandi ugasanga sina ubundi se buriya ko ntabwo kangiye hejuru unanze buriya kubikabaza buriya nawe niyo abikoze ibaze nkajya ngenda mu muhanda avuga ngo karagakonga ngo ni ukukabona kagenda ngo yewe ngo kandi ngo nta mugabo utakaje ahubwo se mwana nushaka ujye wirinda nyine ujye umenya ugendana nawe nanjye ibyo nakubwiraga kuko ushabura yaranyize akureba nka buriya iyo ngenda ngasanga nka muganga akahita ambwira ngo nararwaye mbabara nawe ubwire noneho aho ufata imiti nyine ukiyakira nkajya mbyukira ku kinini nabyukiraga kuri za makiyaje n'ubu nazaza mbyukira ku kinini abonye ibisimbura nakoze sirikaraga uwari kuzaza umpagarara hejuru ngo yegwe ngo arabyukaga ukitira za makiyaje none ibyo isi yakwigishije usigaye byukira ku kinini ariko ngo biranabyibushye njyewe nta nubona ko wenda yarabizagira n'itama numvise bavuga ngo ngibi bashaka kubyibuha byuhijijwe na oya nivugiraga ariko nyine shayo nsanga ndembye nari gupfa pe si kubera iki ntakikubaza kumbwiye ko nyine wasanze ari kumwe n'undi mukobwa iby'amafaranga bigeze ubimbwira ubwo yarayaguhaye reka mwubwire yarambwiye ngo nta mafaranga nigeze amuha kandi ntabwo naburana nawe kandi koko nta kimenyetso kigaragaza yuko namuhaye amafaranga kereka mwebwe nabibwiye nta nyandiko twakoranye nta bagabo bari bahari ubwo se najya kuburana nawe mubwira ngo ese ko nta soni ugira nasubwo ibyo uri kubimbwira nkane okay noneho ubwo wanzuye icyo amafaranga yanjye azava he Keri wengera inama ubundi ibyo by'amafaranga ko bura bibona kuwa mbere harageze haranarenze inkweto zanjye ubona arazihombye byararangiye biragenda gute ibyo ngibyo by'amafaranga byore nzashaka ukuntu mvugana na anko kuri fone ubundi nshaka ikindi kintu mubeshya nyine ndebe nimba yaba n'usundi nyine ndumva uwo musore yarakugejeje n'ubundi yakugejeje amafaranga nose ubwo tumureka yarya nyine birangirira nyine nanjye niyo mpamvu ndi kubikubwira kugira ngo tugambane turebe ikintu twamukorera kanahe harya ubundi ubwo hari nyine hari agatekerezo nari mfite nyine ko ikintu twazakora ariko nyine ni kazima ariko hari igihe byazaba ingaro wivuga ibyo ngibyo ingaro zisezeye okay katumushakire ubundi ni abahungu cyangwa nyine umuntu uzi nyine ukwirukaho nyine wagusariye ku buryo wamumuteza cyangwa ukamuteza nk'ibirara nyine bikamuhondagura 50 yacu akazayivuzamo nagaho nifite nako kari gushira nta kintu bari aho kami nari kwitajya kumurogesha ntabwo ushobora kugira ngo ni nawe kandi ugasanga sinayo urase kugendanaga n'abantu benshi turi gutongana ntabwo wabyumvaga ariko nyine ariko ngendanaga n'abantu benshi kuko ntimamenya niba ari nabo bonyine reka mbyirengagize n'ubundi nasanze ndi muzima ariko gusa sinakongera kugendana nawe si ukuvuga ngo ugendana nawe uba ugomba kumenya n'abantu muri kumwe ujye ugenda umwe dukeya ko n'undi abizi ko utazireka Imana irankunda pe ndabona bari no guhamagara ni wa muntu uri gushaka ko tugenda mwihorera mwihorera kabisa ugiye ujya hese noneho na n'ubu urongeye ngiye kujya kurya inkoko subiramo inkoko ikaranze aho nawe urugendo wambaye gutyo mwese ibi ngibi oya ubu ntabwo nagenda mbyibise ko ari ibyaha ahubwo ngende nambaye iki ngiye
aho kuba umuntu ufite ibintu byinshi cyose yambwira mu myenda myiza ukunda kubona mba mfite njyewe nsabonye ntakugira inama yo kugenda wambaye biriya bintu ugenda wambaye ngambwira indi wambaye ubwo wenda nk'uko ngako kakabaye kaba nk'umupira ugashaka nk'agapantaro wambaraho Allahu akibaru gatuma mbana umusilamu ubaka akantu urabona ari umupira nambaye nase urabona ubwo iyo ni ikanzu cyangwa umupira ega ibyo ni ibintu byo kwambara hano ugiye nko kugenda ukagombye gushaka nk'akenda kagera wenda ukagera nka hano tukajya nambara nkawe asuga ibirara nziranye nabyo ni ibihe kweri nta n'umuhungu uzi nyine wagusariye ku buryo yabikora cyangwa agashaka n'abandi ugase ninde ako sefa teke no kwirirwa tujya kure Dani yarasaze kugeza naho nyine subo wamubwira ngo anyice ngende Keri yabikora ngende murumuna wawe wamubwira ngo anyice nyine usanga yanyishe ahubwo reka ngo tugiye kubigenza Dani subize ko yiga muri TVT ndabizi uranabizi ko yagusariye nyine nta kintu wamusaba ngo akikwiba ubwo nyine niba ubwo ntabwo yabura n'abandi basore nyine azi tu nyine bamajira ku buryo kamucucuma koko ariko sinzi ko byakunda kubera ko maze iminsi nirya kuri Dani ubyibuke nese nyine wowe kuko ufite icyo umushakaho uragenda ugize umwana mwiza mwereka urukundo nimba ruhari nimba rutanahari simbizi ndakeka ko wize ibindi bizaza nyuma nurangiza Dani uzagenda umwinginge ntabwo yabyanga nawe icyo ashaka arakizi ntabwo yabyanga wowe uzagenda ubimusabe nyine umubwire gutyo tu azabyemera bizagorana ariko nzabimubwira nabikora noneho nzatamenya ko Dani nkunda pe ducucumire kariya kajakso kawe mana we ubundi wari wanansuzuguje vrema prince banza wumva iryo zina sona n'isoni ugira Shakiri reka nkubwire babivuze kuri yuko nyine urukundo ari impumyi wabaye impumyi ubu ngubu nyine nanjye ntabwo ubu ngubu nakongera iyo uzongere ubimenye ubwo ninongera no gukundana nziza nkundana n'umuhungu umubeshya uzongere ube impumyi urabona njye mba ntambaye neza ariko urasetsa ndumwe dukeya da umugona ntazi kandi isoko rero wansindishaga ariko ndi n'umusirimu reka mu kanya uraje mbere y'abaje kumfata ku muhanda afite imodoka noneho sheri wanjye ndayigutuye buretse naza ndahita nkihamagarishwa mu president ahita ambwira ngo uyu nguyu ni sister ubundi umurebe nutamwifuza abo basazi bawe abasazi kuba warambonanye na cya atanagisubiramo niyo mpamvu uri kumbwira ngo ndi umusazi wewe kugenda ukanywa gakeya nta nzoga sinywa inzoga kuva biriya bintu byambaho ngiye kuba nujejeho nk'iminsi nk'itanu yego wayizira kera rimwe se ubundi rimwe se ngende mansera cyangwa padiri cyangwa nde cyangwa shehe cyangwa hajati usuzeretse waba icyo ukinywera icyayi guhombye icyo kitaryoshye wapi hari hano wenyine kumbara nta muntu ukomeza yagiye ku muhanda gato ariko se bya urabona isosanya itari kugenda ukamicisha sha mana nta kuntu buriya namugira ndamubangamira muteranya kuri bro umva uriya mukobwa sinzi yarananiye ariko ngiye byo muri urugo byaranyubeye gute umukobwa yifata akaza akabana n'umusore batarasezeranye umuryango utabizi ngo ni ukundana gusa si yaranyumvise sinakubwiraga
Nadia nibagiwe ntabwo ugiye mu kwitegura nibagirwa kuko kukubwira icyatumye nkuhamagara. Rero ikintu cy'ingenzi cyatumye ubundi nkuhamagara nagira ngo umubwire yuko ntabwo waje nyine kugira ngo ujye woza ibyombo ukorope uteke gusa. Ubundi ikintu cy'ingenzi naguhamagariye ukaza hano nyine kugira ngo umfashe nyine kurera abana ko bita gukura bizi ko mba nahari kandi mba ngomba kubareberera kuko baracyana abana imyaka bagezemo iragoye biba bisaba umuntu mukuru ubareberera. Rero niyo mpamvu nakuzanye kugira ngo uzajye umfasha mu gihe nadahari. Niba na ngombwa nzakongeza. Murakoze cyane. Ariko abana babeho neza, ibintu by'inkundo byaje mbona baba bari gusariramo ntibabigemo kuko baracyari abana cyane pe. Ngo tuwe ntabwo uzi ibyabo ngo barashaka gusivinga amafaranga ngo maze ngo ibintu byo gufata ngo wese akishyura inzu ye ngo na bro akishyura inzu ngo basanze ngo biri kubakonsuma cyane. Noneho bahitamo yuko ngo baza bakabana nk'uko bika amafaranga yabo bakazubaka inzu ngo barangiza bakabana inzu yabo yuzuye. Mwana ibintu byabo nyine sinzi ukuntu bimeze. Nawe yumvira ibintu nk'ibyo bintu kuza ukabana n'umusore mukararana simushiki wawe nta kintu sura n'umugore we ngo mukire mu kuzubaka inzu ngo muzarane. Aha ibyo muri uru rugo ndumva bigoye none se ubwo Okay. Meze. Cyakoze byo bameze nabi bafite ubushyuhe niko nabivuga. Kelia yaherutse kunganiza ku bya mukuru we numva ndumiwe. Kelia nakubwiye kujya mukuru we bize afite ngo sheri igitekerezo umwana ngana kuri ufite sheri ngo yamaye 50,000. Umva uri teta rwose amaze kutunanira ahubwo nta nubwo ari ibyo yarasaze neza yasajijwe n'abasore gafite agasore yewe ngo kamukunze ngo bakunde ngo nakabyinnyi yarasaze agiye kuzata umutwe. Byarambabaje ejo bundi namuhaye amafaranga 50,000 ajya kugura inkweto akajya kuyaha ubwo busore ngo abantu uko bakundana ngo bafite ibibazo. Byarambabaje pe ubundi nari nsanzwe nyemuhari we mwana nizeye uyo mukamubwira tugenda uzana iki akaba yakizana uko abimubwiye pe. Ariko ntabwo nakongera gukora ikosa ryo kumuha amafaranga ajye kugira nzajya ngenda byikorere. Nzajya mba nafite n'umwanya no mu kazi udahari nzajya ngerageza ngushake byikorere kuko yarambabaje pe. Hano muri iyo minsi rero sinzi ikintu kiri kubararura pe. Niba ari imyaka ni imyaka ibashuka. Anisha. None bike ntabwo ndi kumva icyo ushatse. Ntabwo bizi ko amazi atakiri yayandi kubera ko ubana na Brianna se n'umugore wawe. no ariko nishyuye wanjye kubashira bamutarasezeranye ntabwo byakora ko nanjye twabana. ariko happy itandukanye kuba muteganya nk'umugore w'ahazaza ariko urabizi ko wari inshuti birahura. Okay, sawa reka ibyo tubireke. Ese ababyeyi babazi ko bana n'undi mukobwa utari sister wawe? Oya gusa ubu rero ibintu bajya kubwira ababyeyi bumva ko batabyita amahano. Ubwo ushatse kuvuga iki niba numvishe neza? Ushatse kuvuga yuko baramutse bamusanze hano bavuga ko ari bitch yagusura? Ntabwo gutukana byemewe. Ukumva uburyo usubijemo bikwiye. None se wavuga ngo iki?
ntibongere mwese ubwo ndabeshye gusa niba mvuze nabi umbabarire pe gusa nanone mujye mureka tuvuge imbwa mu mazina yazo none se amazi yarenze mwumva wambwiraga mwayahe hari ikindi se navuga ko ari n'ubushyuhe ahari bafite mva babona ubusore noneho ntabwo bazi urukundo rw'iki gihe abasore nta kindi baba bashaka ku mukobwa nayo nyine nzagufasha kubarera nka barumuna banjye ngo tuzabungiriye neza gerageza uko ashoboye zabungiriye neza uzabunyunganiye kuko nanjye simba mani mba nagiye mu kazi kandi urumva ako abamamagaye ati abana bameze gute nabizi hari igihe muri ibyo musobanurira ariko mu gihe uzajya ubuhara nzajya nawe mbwira uko byagenze ibibazo bafite mbwire ngomabusha kandi urakoze kubunyongera ugiye kugira kubunyogeza oya nta kibazo ntukanyite mabuja nta kibazo ahubwo nacyo ubwo uraza kubarebera ibyo batekereye kandi mu kazi nta kibazo I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a